Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje nimugira amahoro y'Imana. Amazina yanjye nitwa Nkurunziza Jean Damascene, ndi mwene so. Agira ngo dusangire ijambo ry'Imana, turasoma mu gitabo cy'Itangiriro, igice cyaho cya 18, turasoma umurongo waho wa 13, turasoma n'uwa 14. Uwiteka abaza Aburahamu ati, ni iki gisekeje Sara? Akibaza ati, ni ukuri koko nzabyara nkecuye? Hari ikinanira Uwiteka se mu gihe cyashyizweho? Iki gihe cy'umwaka nikigaruka, nzakugarukaho Sara abyare umuhungu. Amen. Kugira ngo dusome andi magambo y'Imana ari mu gitabo hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, turasoma mu gice cyaho cya 19, dusoma umurongo waho wa 26. Yesu arabitegereza arababwira ati, ibyo ntibishokera abantu, ariko ku Mana byose birashoboka. Amen. N'aya magambo numva Imana ishyize ku mutima wanjye, ngira ngo dusangirire hamwe twese nk'abantu b'Imana. Yesu nashimwe bene data. Amagambo ngira ngo dusangirire hamwe nk'uko maze kubivuga, afite insanganyamatsiko ivuga ngo mbese hari ikinanira Uwiteka? Ndagira ngo nkubwire ko nta kinanira Uwiteka. Dusomye amagambo y'Imana mu gitabo cy'Itangiriro. Ni amagambo abantu benshi dusanzwe tuzi. Ni inkuru cyane ziganisha kuri Aburahamu n'umugore we Sara. Amateka ya Aburahamu ni maremare nk'uko abasoma Bibiliya ijambo ry'Imana muyazi, cyangwa se mwayasomewe, abandi mukayigisha, abandi mukayigishwa. Ntabwo ndi bujye mu mateka maremare nk'uko Aburahamu mumuzi. Aburahamu murabizi ko Imana yamuhamagaye imukuye muri Uriya Bakarudaya aho avuka, akaba afite umubyeyi papa we witwa Tera. Ise akaba yaratunzwe no gukora ibigirwamana. Hanyuma birumvikana buriya na Aburahamu niko kazi yakoraga. Imana rero ikaza kumukurayo aho yumvise ijwi rimubwira ngo haguruka ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, nzaha umugisha abazakwifuriza umugisha, nzakugira ubwoko bukomeye. Ayo mateka yose murayazi. Aburahamu arahaguruka aragenda, kandi koko nk'uko yumviye Imana, Imana ibana nawe. Na n'uyu munsi wa none izina rye riracyavugwa. Turacyavuga Imana ya Aburahamu kubera ko Imana yabimusezeranije. Imana itugirire neza. Nyuma y'ayo mateka maremare rero, Aburahamu yashakanye n'uyu mudamu witwa Sara nk'uko tubisomye mu ijambo ry'Imana. Bibiliya igaragaza ko bamaze igihe kirekire batabyara, babura urubyaro. Hanyuma kubwo kwihangana, kubwo gutegereza Imana, igihe kimwe baza kugendererwa n'abamarayika ngo barabakira, niko Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga. Ndetse babakira neza mu buryo bukomeye, kuko Bibiliya ivuga yuko Aburahamu yategetse bakababagira ikimasa bakagitekesha amata. Urumva ko yabakiriye mu buryo bukomeye. Bamaze gufungura ngo baramubwira ngo iki gihe cy'umwaka nikigera, umugore wawe Sara azabyara, azaba akikiye umwana w'umuhungu. Sara ngo arangije arabyumva, Sara araseka. Amaze guseka, abamarayika baramubaza ati, ni iki gisekeje umugore wawe Sara? Birumvikana Sara guseka
byari bifite ishingiro. Logikoma, biologikoma, bivuga yuko umugore, igitsina gore, kugira ngo abyare nuko abajya mu kwezi kw'abakobwa. Hanyuma rero bavuga yuko hagati y'imyaka 45 na 50 ibyo bintu biba byahagaze. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nta kinanira Uwiteka. Guseka rero kwa Sara byari ibintu bifite ishingiro, guseka kwe ni reality. Hanyuma baramubaza ngo mbese hari ikinanira Uwiteka mu gihe cyashyizweho? Bibiliya igaragaza ntuseke Sara. Bibiliya igaragaza ko Sara yarageze mu myaka 90, yarakuze, yarakecuye. Ariko kubera ko nta kinanira Uwiteka, ijambo Imana ivuze iraririnda kandi ikarikurikirana mpaka irisohoje. Biravuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Imana ihimbazwe. Hanyuma abamarayika baramubaza ngo mbese hari ikinanira Uwiteka? Mwene data mukozi w'Imana, wowe ukurikiriye ijambo ry'Imana, ndagira ngo nkubwire ngo nta kinanira Uwiteka. Muri izo ntambara urimo, muri ubwo burwayi, muri izo ngorane, muri ibyo byose bikuzengurutse, ndagira ngo nkubwire ko nta kinanira Uwiteka. Nubwo byaba biteye ubwoba, biteye ubwoba wowe, biteye ubwoba abantu, biteye ubwoba jyewe, byatera ubwoba bene wanyu, ariko ntibyatera Uwiteka ubwoba. Nta kimunanira mu gihe cyashyizweho. Muri uku kwezi kwa kane, murabizi ko turi muri gahunda ya guma mu rugo. Numvise amakuru kuri Radio Rwanda. Hanyuma muri ayo makuru bavuga ukuntu hari umugore wo muri Nigeria wari umaze igihe kirekire yarabuze urubyaro. Bavuga ko afite imyaka 68. Hanyuma mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka wa 2020, mu makuru ya Radio Rwanda bavuga ko uwo mubyeyi yabyaye abana 2 b'impanga ku myaka 68. Ntabwo ari ikintu cyoroshye. Icyo nacyo ni kimwe mu bitangaza. Naracyumvise kirantangaza, bavuga uburyo yabyaye abana 2 b'impanga. Umuntu w'imyaka 68 ni umukecuru, yarengeje imyaka ya pasiyo, ariko kubera ko nta kinanira Uwiteka, Imana imuha abana 2, biba igitangaza, bituma no mu makuru bitambuka kuko ari ikintu gikomeye. Mwene data mukozi w'Imana, wowe wavuganye n'Imana, girira Imana icyizere kuko nta kinanira Uwiteka mu gihe cyashyizweho. Niba Uwiteka yaravuze ko uzabaho, uzabaho nubwo wanyura mu biteye ubwoba. Niba Uwiteka yaravuze ngo uzarya, nubwo turi mu bihe isi bitayoroheye, ariko ndagira ngo mbwire ngo humura, Imana izakugaburira. Niba Imana yaravuze ko iyo ndwara atari yo kukwica, uzayikira nubwo ubona ibimenyetso by'urupfu, ariko ndagira ngo nkubwire ngo girira Imana icyizere. Wikwita ku magambo y'abantu, wikwita ku burwayi, wikwita ku biteye ubwoba, wikwita ku majwi ya Satani, ahubwo ita ku cy'Imana yavuganye nawe. Ndagira ngo nkubwire ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Zaburi ya 30:6 hari ijambo rivuze ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Mwene data mushiki wanjye wori kunyumva, birashoboka ko uri mu minsi yo kurira, ariko ndagira ngo nkubwire ngo n'iminsi yo kunezerwa, n'iminsi y'umunezero, n'iminsi yo guseka nayo izaza, kuko kurira kwararira umuntu ariko bwacya impundu zikavuga. Humura, hazaza n'iminsi y'impundu. Imana itugirire neza. Zaburi ya 12:6 hani ijambo rivuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene,
nonaha ndahaguruka kandi ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Ndagira ngo nkubwire ngo waranyazwe. Birashoboka ko wanyazwe iby'umwuka cyangwa se wanyazwe ibifatika, mu buryo bufatika, mu buryo bw'umubiri, mu buryo bugaragara fiziki. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibyo wanyazwe byose Uwiteka aravuze ngo arahagurutse, kandi ubwo ahagurutse, haleluya, aje kugushyira mu mahoro. Aje gushyira mu mahoro uwo bacunira ingoni. Imana idufashe, Imana itugirire neza, kuko Uwiteka ahagurukijwe no kuza kugarura ibyawe byanyazwe. Birashoboka ko wabinyazwe n'abantu, birashoboka ko wabinyazwe na Satani, birashoboka ko wabinyazwe n'igihe. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo umva uko Uwiteka avuganye nawe muri iri jambo ry'Imana. Aravuze ngo arahagurutse. Umva, hari ibintu bijya bihagurutse Uwiteka iyo umunyamubabaro yatatse, iyo umunyamubabaro yanyazwe. Uwiteka ajya ahagurutswa no kuza kongera kumushyira mu mahoro. Imana itugirire neza. Nibutse amateka y'Abisirayeli mu rugendo rwabo bava mu Egiputa bajya i Kanani. Bibiliya igaragaza urugendo rw'Abisirayeli n'urugendo rurerure, ntabwo nenda kurutindamo cyane. Ariko nibutse Abisirayeli bageze mu kibaya cy'Imowabu. Bibiliya igaragaza ko umwami w'Imowabu witwa Balamu ngo yumvise amateka y'Abisirayeli ngo amutera ubwoba. Yumva uburyo Imana yagiye ibana nabo, ikabatunga mu butayu, ikabaha ibyo kurya nta alimentation ahari, ikabaha imyambaro, nta masoko ahari acuruza imyenda, nta za tagisirwa zikora imyenda ziri muri ubwo butayu, ikabaha inkweto. Imana ihimbazwe. Imana ifite ukuntu ijya ibigenza bene data bikemera turi no mu butayu. Imana ishimwe cyane. Ngo yumva uburyo bagiye banesha abami b'amahanga kandi bakomeye. Ngo birangije ngo amateka y'Abisirayeli ngo amutera ubwoba. Bibiliya iravuga ngo niko guhamagara uwitwa Balamu, wari umuhanuzi ngo w'umuhanga cyane cyane mu bigendanye no kuvuma. Iyo yanyuraga ku giti cy'imyembe akakivuma, imyembe yahitaga ibora. Iyo yanyuraga ku murima w'inyanya akazivuma, inyanya zahitaga zibora. Ngo yari umuhanga mu bigendanye no kuvuma. Burya abantu bagira ubuhanga butandukanye. Uyu nawe yari afite ubuhanga bukomeye. Umuntu wari ufite ubuhanga bwo kuvuma ntabwo yari umuntu woroshye bene data abakozi b'Imana. Burya uko bamwe baba aba-expert mu bintu runaka, mu mashanyarazi, mu buhinzi, habaho n'aba-expert mu bigendanye no kuvuma. Uyu nawe yarantangaje. Ngo birangije ngo amuha ibiguzi bikomeye. Arangije aramubwira ati ndashaka ko umvumira aba bantu. Nawe arabimwemera, aramubwira ati iyo niyo domaine yanjye, niwo murimo wanjye wa buri munsi, ndabakuvumira. Bibiliya igaragaza ko ngo yazamutse umusozi ngo ajya kubavuma. Yagiye kubavuma biranga. Ngo birangije ngo aramubwira ati ndabona byanze, reka duhindure iseta tujya ahandi hantu, tujya ku wundi musozi, unzanire imfizi 7, hanyuma mbage ntambe ibitambo, ndebe ko Uwiteka yanyumvira akanyemerera kubavuma. Ngo birangije bahindura undi musozi. Ngo aragenda atamba ibitambo, yubaka ibicaniro, ngo agira ngo arebe ko yavuma Abisirayeli, ngo ariko yajya kubavuma akabahesha umugisha. Hanyuma mu kubara 23 umurongo waho wa 19, ngo ariko asanga Abisirayeli n'ubwoko butavumika. Icyambere yabonye mu Bisirayeli, yabonyemo ibintu byinshi. Icyambere ngo yabonye ari ubwoko butavumika.
bene data bakozi b'Imana, bantu mwavuzweho n'Imana, ndagira ngo mbabwire ko turi ubwoko butavumika. Icya kabiri, ngo yabonye ari ubwoko butuye ukwabwo. Ndagira ngo mbabwire ko abantu b'Imana burya nubwo turi mu isi, turi ubwoko butuye ukwabwo. Turiho ikimenyetso cy'Imana, turiho amaraso ya Yesu Kristo. Icya kabiri yabonye, ngo yabonye ari ubwoko bwahawe umugisha. Ndagira ngo mbabwire ngo nubwo bimeze bityo, twahawe umugisha, nitabasha kubeshya, twahawe umugisha n'Imana. Cya kane, ngo yabonye kuri ubwo bwoko ngo buba kibaranga, ngo yabonye ari ubwoko bwavuzweho n'Imana. Bene data bakozi b'Imana, ndagira ngo mbabwire ko Imana yatuvuzeho, Imana yadutekerejeho kera. Ndagira ngo nkubwire ko kubaho kwawe atari impanuka. Isi warayitunguye, yakubonye uriho. Biranashoboka ko ushobora no kuba waratunguye n'ababyeyi bawe, kuko uzasanga rimwe na rimwe hari inda zimwe na zimwe ababyeyi bagenda babyara batateguye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo watunguye isi, utungura abantu, utungura karitsiye, ariko ku Mana ntabwo uri impanuka, ntabwo watunguranye. Imana itarakurema wariho mu bitekerezo byayo. Imana nihimbazwe. Kubaho kwawe, uko wavutse kose, uko wabayeho kose, ndagira ngo nkubwire ngo uriho kubw'umugambi w'Imana, uriho kubw'ineza y'Imana, kandi Imana igufiteho umugambi wayo. Twabayeho mu bitekerezo by'Imana, ngo asanga ari ubwoko bwavuzweho n'Imana. Icya gatanu, ngo yabonye kuri ubu bwoko bw'Imana, ngo yabonye ari ubwoko muri bwo, haleluya, ngo muri bwo yabonye ari ubwoko butagira ubupfumu. Ngo yabonye ari ubwoko muri bwo budapfumaguza. Icya kabiri, ngo abona nta no kuraguza kuba muri ubu bwoko. Imana itugirire neza bene data, Imana iduhane umugisha. Igitabo cyo Kuva mu gice cyaho cya 11 umurongo waho wa 7, hari ijambo rivuze ngo ariko mu Bisiraheli nta n'umwe imbwa izamukera. Girira Imana icyizere, bana n'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo humura, nta mbwa izakumokera. Nubwo ziteguye kumoka, zirahari, ariko ndagira ngo nkubwire ngo humura, nta mbwa izakumokera. Babwire icya gatandatu yabonye, ngo yabonye muri bo ngo habunzemwo intare. Iyo ntare ni Kristo yahanuraga, ngo yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cyo mu muryango wa Dawidi. Ndagira ngo nkubwire ko muri twe mu itorero ry'Imana harimo Kristo, harimo uwaripfiriye. Niyo mpamvu ridashiraho, rihura n'imiyaga, rihura n'imiraba, rihura n'ibirihungabanya, ariko itorero ry'Imana rigakomeza rigakomera, kuko biravuga ngo ryubatse ku rutare, nubwo amarembo y'ikuzimu yazikuka ntazarishobora. Muri ryo habunzemo intare, kandi iyo ntare ni umwami w'abami, ni umwami wacu. Imana itugirire neza. Ariko mu Bisiraheli nta n'umwe imbwa izamukera. Humura, turiho kubera Imana, tuzabaho kubera Imana, tuzanesha kubera Imana, tuzarya kubera Imana, tuzambara kubera Imana, tuzatsinda kubera Imana, tuzajya no mu ijuru kubera Imana. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Mwene data mukozi w'Imana, wowe uri kunyumva, wowe turi kumwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, humura, nta kinanira Uwiteka mu gihe cyashyizweho. Bibiliya yavuze ngo ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana birashoboka. Birashoboka ko Sara abyara afite imyaka 90, Aburahamu agize imyaka 100 akabyara. Humura, nawe ibyawe nubwo bimaze igihe, nubwo byanutse, humura, ariko Imana iracyafite imbaraga. Yigirira icyizere. Ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana birashoboka. Niko Bibiliya yatubwiye. Biracyashoboka ko Imana yadutsindira iki cyorezo, tukongera tugasubira mu buzima busanzwe. Biracyashoboka ko Imana nawe yakubakira nk'uko yubakiye abandi bagenzi bawe. Biracyashoboka ko nawe Imana yaguha akazi. Biracyashoboka ko business yawe yapfuye Imana yayizura. Biracyashoboka ko Imana
yaguha ubuzima wowe uruhijwe n'umubiri. Biracyashoboka yuko nawe Imana yaguha urugo. Biracyashoboka ko nawe wabuze urubyaro, Imana yavuganye nawe igihe kirekire. Ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana birashoboka. Mwene data mukozi w'Imana, wowe turi kumwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, wowe uri mu Rwanda, wowe uri mu mahanga, wowe uri Burayi, uri muri Amerika, wowe uri muri Aziya, wowe uri muri Afurika, muri East Africa, ndagira ngo nkubwire ngo girira Imana icyizere. Ibidashobokera abantu ku Mana yacu birashoboka. Bibiliya ivuze iki? Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, haravuze ngo Imana yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, na n'uyu munsi iracyaturokora, kandi twiringiye yuko izakomeza kuturokora. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Imana yarakurokoye mwene data. Ibuka intambara wanyuzemo, ubona ugiye kuzigwamo, abo mwari kumwe bakazisigaramwo, bakazigwamwo, bakaba baribagiranye, ariko Imana ikakurokora mu buryo bw'ubusabusa. Humura, ongera uyigirire icyizere. Yakurokoye urupfu rukomeye, ikakurokora muri rya joro ry'icuraburindi, ikakurokora muri cya gitondo, ikakurokora kuri ya manywa, ikakurokora kuri wa mugoroba, ikagukiza imyambi y'ababisha, ikagukiza umwambi waka, ikagukiza ibiteye ubwoba. Humura, yigirire icyizere. Yabanye nawe muri bya bihe byari bikomeye, yakurinze kugeza aho ubaye inkumi, kugeza aho ubaye umusore, kugeza aho ubaye umugabo w'igikwerere, kugeza aho ikugejeje muri iyo myaka. Humura, yigirire icyizere, iracyari Imana. Ongera uyigirire icyizere. Yakurokoye urupfu rukomeye, ikagukura muri za ntumbi zanganaga kwa kundi. Humura, yigirire icyizere, iracyari Imana. Yagukuye mu bitaro, yagukuye ahantu hari hateye ubwoba, yagukuye mu businzi, ikagukora mu busambanyi, ikakurokora. Yagukuye mu kabari, yongera uyigirire icyizere, iracyari Imana. Imana nihimbazwe bene data, muvuge ngo amen. Yakurokoye urupfu rukomeye rutyo, na n'uyu munsi iracyakurokora, kandi Bibiliya yavuze ngo twiringiye yuko izakomeza kuturokora. Ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana birashoboka. Mwene data, mushiki wanjye, wowe uri kunyumva, icyo ijambo ry'Imana ridusaba ni iki? Ni ukugirira Imana icyizere. Icya kabiri ni ugukiranuka. Icya gatatu ni ugusenga, ariko kandi tugasenga tuyizeye, kuko biravangwa ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Kuko uwegera Imana wese akwiriye kumenya ko Imana iriho, kandi igororera umuntu wese uyishaka. Mureke tube maso, dusenga Imana, twirinde ibibi, dusengere igihugu cyacu cy'u Rwanda, dusengere itorero ry'Imana, dusengere isi yose muri rusange. Dusabe n'Imana ko yadukiza iki cyorezo cyugarije isi yose muri rusange, ndetse no mu gihugu cyacu kikaba cyarahageze. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo mu ijuru hari Imana, kandi Imana izabana natwe. Yavuganye natwe, ikavugana nawe, ntabwo ibeshya. Bibiliya iravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora izabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no kubisohoza izabisohoza. Imana itugirire neza bene data, Imana idufashe, kandi mukomeze kubana n'Imana, mukomeze gukora ibyo gukiranuka. Bibiliya iravuga ngo nidukura ibishimwa mu bigawa tuzaba nk'akanwa k'Uwiteka. Imana idushoboze gukura ibishimwa mu bigawa, kugira ngo Imana irusheho kutwishimira, kandi dukomeze kuba nk'akanwa k'Uwiteka. Ndagira ngo mbabwire ngo nta kinanira Uwiteka mu gihe cyashyizweho, kandi Bibiliya yavuze ngo nzongera nkugarukeho. Imana yiteguye kukugarukaho, ikakugarukaho igufitiye imbabazi, ikakugarukaho igufitiye impuhwe, ikakugarukaho ikakuzuza umwuka wera, ikakugarukaho ikakuzuza imbaraga, ikakugarukaho ikakugezaho abantu batakugeza, ikakugarukaho ikakugeza aho bene wanyu batakugeza, ikakugarukaho ikagukorera iby'isi itagukorera. Ndagira ngo nkubwire ngo yigirire icyizere, kandi aho ngaho ikugejeje uhayishimire, kuko nihakugejeje. Biravuga ngo si kubw'imbaraga, si kubw'amaboko, ntabwo uwo mwanya wicayemo, ntabwo ako kazi ukora ari kubw'imbaraga,
ntabwo ari ubuhanga, si ubwenge, kuko abahanga barahari, abanyabwenge barahari, nawe urimo koko. Ariko ndagira ngo mubwire ngo girira Imana icyizere kandi uyishime, uvuge ngo Mana ndagushimiye, kuko uwo mwanya urimo niyo yabigizemo uruhare. Yaragufashije uriga, yaragufashe ubona diplome, yaragufashije mu bupfubyi bwawe, yaragufashije mu bupfakazi bwawe ubasha kurera abana, yaragufashije mu buryo bwose. Nawe utarize, Imana yaragufashije, uracyariho, kandi ifite uburyo ijya ibigenza, ibeshaho abize ni nayo ibeshaho n'abatarize. Imana itugirire neza bene data, Imana iduhane umugisha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndagira ngo dusenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Bibiliya iratubwiye ngo nta kinanira Uwiteka mu gihe cyashyizweho, kandi Bibiliya yavuze ngo ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Muri uyu mwanya ndagira ngo Mana, ibidashobokera muganga nibigushobokere, ibidashobokera abakomeye nibigushobokere. Ndanetarariza imbaraga za kanseri, ndanetarariza imbaraga za diyabete, ndanetarariza indwara zo mu magufa, ndanetarariza indwara zo mu nda, zo mu mugongo, zo mu mutwe. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze ngo ukuboko kwiza kw'Imana gukora imirimo n'ibitangaza, kandi abantu bongere kukugirira icyizere, wongere ubyutse abaguye kandi ukangura abasinziriye. Urakoze Mana, girira neza itorero ryawe, girira neza isi yose muri rusange, udukize iki cyorezo cya coronavirus mu izina rya Yesu. Mwami, udukize uyu mwijima, kugira ngo abantu twongere dusubire mu buzima busanzwe, twongere dusubire mu kazi Mwami gafitiye umumaro ubuzima bwacu ndetse n'ubuzima bw'imiryango ndetse n'ibihugu. Urakoze Mwami, ndagushimiye ko uduhanye umugisha na bene data mu ijambo ryawe. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.